ukwambura. Kugira ubwoba we kuko umugisha yaguhaye nawe ukwambura. Kugira ubwoba wowe komera mu mutima kuko umugisha yaguhaye nawe ukwambura. Niyongere ubwoba we kuko umugisha yaguhaye nawe ukwambura. Amakuru ndayafite yatavangiwe nuko yavuze ko umugambi wayo ari kutugirira neza. Nimuhumure nuko yavuze ko umugambi wayo ari kutugirira neza. Nimuhumure nubwo hari abakuri inyuma batishimiye ko wabaho, bagerageje kukuvuma ariko uracyariho. Bakoze iyo bwabaga n'ukuri uracyariho. Mana we ntibamenye ko turi abanyamugisha, n'ukuri ntibabimenye ko turi abanyamugisha. Niyo mpamvu ntazongera kugira ubwoba we. Kugira ubwoba we kuko umugisha yaguhaye nawe ukwambura. Niyongere kurara udasinziye jyama wizigure kuko umugisha yaguhaye nawe ukwambura. Kugira ubwoba we kuko umugisha yaguhaye nawe ukwambura. Wigira ubwoba wowe komera mu mutima kuko umugisha yaguhaye nawe ukwambura. Kugira ubwoba we niyongere umugisha yaguhaye nawe ukwambura. Iragukunda. Kangumenera ibangayo rikomeye nuko wagendana kwizera. Kangumenera ibangayo rikomeye nukuri ugendane intwaro yitwa kwizera. Eliya ari ku musozi yasenganye ukwizera. Imana bimenyekane kugukorera, kandi dore barangose barashaka kukubona. Mwana we yerekane bose bakubone, n'ukuri warabikoze bose barubama. Mana we warabikoze bose barubama. Niyo mpamvu ntazongera kugira ubwoba we.